Sashimwe cyane. Ikaze kuri YouTube channel ya Madrid Mando. Uwiteka Imana yongere kubishimira kandi nkomeje kubashimira abantu bareba iyo video zanje, abakomentinga. Imana ibaha umugisha. Ibyo bitugaragariza ko ni byiza cyane kandi ni by'igikundiro. Nk'uko bisanzwe rero, ndi hano gusangira namwe ijambo ritoya. Turi busome mu Migani 18 umurongo wa 3. Haravuga ngo iyo hatungutse inkozi z'ibibi haba haje umugayo, kandi ubushizi bw'isoni buzana n'igitutsi. Icyaha kizana umugayo, yandi magambo, kuko buri cyaha cyose gifite ingaruka, kandi ubushizi bw'isoni buzana n'igitutsi. Igitutsi kiza mu buzima bw'umuntu iyo wiyambuye icyubahiro. Ni ukuvuga ngo iyo ushize isoni icyubahiro uba ukiyambuye. Data Nyiringabo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mushimiye nanone uyu mwanya mwiza uduhaye. Mwuka wera w'Imana, ngwino utegeke, ngwino uganze. Ni wowe wenyine uzi icyo imitima yacu ikeneye. Ni wowe watanze uyu murongo, kandi ni nawe wawusobanura. Jye nk'umwana w'umuntu ntacyo nshoboye, ntacyo nzi. Ndakwinginze ngo ukoreshe akanwa kanjye, ururimi rwanjye, ibitekerezo byanjye, buri kimwe kiri muri jyewe, Mwami Imana, cyubahire gusohoza buno butumwa. Buno butumwa tubuhishe mu maraso ya Yesu Kristo, natwe ubwacu twihishe mu maraso ya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kirogoya yose dufashe mpiri mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwuka w'Imana, tegeka uganze. Icyubahiro kikugarukire Mana uri mu ijuru, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera dusenze twizeye, amen. Abafite amatwi bumve icyo Mwuka abwira itorero. Hari igihe Mwuka wera nyine aguha ijambo ngavuga subira ndarisobanura gute ko nanjye ndumva ntazi, ariko nyine ntabwo ari giye gusobanura. So je nicaye hano nk'igikoresho, amagambo wumva anyuramo ntabwo ari giyewe, ntabwo nateguye. Nishimira kuyoborwa n'Umwuka wera. Uko niko kuba umwana w'Imana, nanjye nshaka kuba umwana w'Imana. So nguwo umurongo rero ampaye, urumva nawumvise nashatse no kujya kweri kumara ugira munini. So navuye gusenga ndavuga reka ndebe no murongo uravuga iki, nayo magambo ahari. Iyo hatungutse inkozi z'ibibi haba haje umugayo, ariko kandi ubushizi bw'isoni buzana n'igitutsi. Mu yandi magambo, icyaha kizana ubunyangamugayo. Iyo haje inkozi z'ibibi haba haje umugayo. Umugayo, abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda murabyumva. Iyo umuntu wamugaye, umuntu wagaragayeho umugayo, ni umuntu utakwizera, ni umuntu wenda watandukiriye ku byo yavuze, ni umuntu wasezeranyije ntasohoze, ni umuntu mbese ni umuntu utakenera, ni umuntu utakwizera, ni umuntu utakwizera ijambo rye. Ntabwo ikinyarwanda cyanjye ari cyiza murabizi, ariko jyewe mu buryo bwanjye bworoshye nuko bisobanukirwa ko iyo nsomye icyongereza iyo yambwiye ko icyaha n'ingaruka bijyana, biba biri hamwe gutya nta gisiga ikindi. Kandi ngo iyo wiyambuye icyubahiro umugayo uraza. Mbese iyo wiyambuye icyubahiro uba wemvise umugayo, kuko nta kundi niko bimeze. Ni icyubahiro umugayo, kimwe ni opposite y'ikindi. Hanyuma rero, iyo hatungutse inkozi z'ibibi haba haje umugayo. Inkozi z'ibibi ni izihe? Usibye ko ijambo ry'Imana riratubwira ko twese ahantu mu Baroma twananiwe gushyikira ubwiza bw'Imana. Sinzi ukuntu mu kinyarwanda bivuga, ariko buri muntu wese yacumura, kandi buri muntu wese aracumura, usibye imbabazi za Yesu Kristo, imbabazi z'Imana Kristo ahora twingingira, twogejwe n'amaraso ye, nk'uko umuririmbyi avuga ngo nta kindi gihesha gukiranuka kuba ari mu isi no mu ijuru, ngo kuretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu Kristo. Nawe abari muri Kristo Yesu nta rubanza.
turacumura tukihana kandi icyaha turanakizi. Nawe ubwawe muri wowe ikintu nabonye, hari ibyo tutazi ko ari ibyaha. Kristo amaze kunsanga muri 2016, ngo njya mbabwira 2015 ariko cyane 2016, ikintu cya mbere nabanje kumenya ni uburyo ndi umunyabyaha. Nabonye uburyo ndi umunyabyaha, wa wundi mubi cyane ntanatekerezaga. Hari ibyo ukora utazi, cyane cyane ibikorerwa mu mutima. Ukihana ibyo hanze nturi umujura, nta n'uwo watutse, ntushira isoni ngo wiyambure icyubahiro, abantu barakubaha, ariko mu mutima wawe harya indani abantu batabona, aho Uwiteka wenyine abona hateye ukuntu haraboze. Imana ireba mu mutima rero, niyo ituma Mwuka Wera agushinja. Wakwicara wenyine ugasanga hano burya iki ni icyaha, Mana hano nagize gutya, nasanze ndi umunyabyaha wa wundi wo kubabarirwa. Ubundi nabonaga nta bintu byinshi cyane, ntawe natutse, ntawe nibye, ntawe najyanye icye, ntawe narenganyije, ntawe nifurije nabi. Biroroshye cyane kwicara ukishyira ukumva nta kibazo ufite mu bantu, keretse ushatse kukikugiraho. Ariko Mwuka Wera iyo atangiye kugushinja, ubona twa tundi twari duto utuntu watekereje twahise mu mutwe wawe tukaba tunini cyane. Buri cyaha mu busanzwe gifite ingaruka. Buri cyaha gifite ingaruka yacyo. Hari ibyaha binini imbere y'Imana byose birangana, ariko cya kindi Bibiliya ivuga gikorerwa indani muri twebwe, icyo ngicyo kigaragara nk'ikinini kubera yuko gikorerwa mu rusengero rwa Mwuka Wera. Mu rusengero rwa Mwuka Wera, kuko imibiri yacu ni insengero z'Umwuka Wera. Kubera ko rero kiriya gikorerwamo indani cyanduza cyane urusengero, niyo mpamvu kigaragara nk'ikinini. Kandi ingaruka zacyo nazo isi yose izibonesha amaso. Iyo usambanye ugatwita, wabishaka utabishaka, iyo nda iragaragara. Iyo umwana iyo avutse aragaragara, iyo uyikuyemo biramenyekana. Hari n'igihe bitamenyekana mu isi, mu ijuru bikamenyekana. Izo ngaruka zikazaza nyuma zikazakwafekita mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari abasambanye barwara sida. Iyo ni ingaruka y'icyaha, ni inkovu y'icyaha. Buri cyaha cyose gifite inkovu yacyo. Hari ibyaha rero bidashyira inkovu inyuma ku mubiri z'abantu tubona, ariko bigashyira inkovu ku mitima. Hari ibintu twakoze wakwicara wenyine nkaho ukumva umutima wawe uragucira urubanza, ukumva urababaye, ukumva ugiye guturika, ukavuga amaze ngende nsabe runaka imbabazi, ninazimusaba sinsinzira, ngo Mwuka Wera yakugezemo yatangiye kugushinja. Buri cyaha cyose gifite ingaruka yacyo, gifite inkovu gishyira ku buzima bwawe spiritually and physically. Ibiri physical n'ibiri si byinshi, ariko ibyinshi biri spiritual, kandi ibyo nibyo bibabaza cyane, birimo indani imbere wowe ngawe. Mwuka Wera akajyamo akabivuruga gutya bikazamuka. Inshuti z'umusaraba, habanza icyaha, hakaza ingaruka y'icyaha. Ya ngaruka y'icyaha ikafekitinga icyubahiro cyawe, hanyuma umugayo ukakujyaho. Urumva ko ibintu ari bine byose bijyana. Icyaha, Satani arabaza ko ati nta kibazo, reka mfate ku rugero rw'icyaha cy'ubusambanyi, uburyo kizana ibintu byose ku murongo mu buryo bugufi cyane utatekerezaga. Satani arakubwira ati nta kibazo, genda umusure nawe, urumva muririmbana muri korari, ukagenda ukamusura, wagerayo umuntu akaguhinduka. Kubera ko wijyanyeyo nta n'uwo wabwira ngo bagufashe ku ngufu, ntibibaho. Wabivuga gute se umuntu mukuru kandi ungana nk'uko ungana? Wijyanyeyo ku manywa y'ihangu abantu bakonye winjira mu nzu, icyaha kikaba kirabaye, ugatwita. Watwita, Satani arakubwira ati rero kugira ngo udahemuka imbere y'itorero n'abantu ugomba kuyikuramo. Wayikuramo
ugapfa bikamenyekana ko wapfuye ukuramo inda. Uwo ntabwo ari umugayo ujya kuri wowe gusa, ujya kuri benshi, ujya ku itorero, ujya ku babyeyi, ujya hehe, nawe ubwawe ukawupfanya umugayo kubera ko urarimbutse. Iyo udapfuye rero hari n'abazikuramo bikanga, umwana akavuka agakura, uwayiguteye iyo abaye umwana mwiza yemera kugushaka, iyo atabyemeye umuryango uraseba, nawe ubwawe ukumva urasebye ukabyarira mu rugo. Iyo ubyariye mu rugo isi ifite ikindi kintu ikwambura ikagira ikindi kwambika, kubera ko muri karica twakuriyemo tuzi ko umukobwa ashaka akagenda akajya. Iyo ubyariye mu rugo kiba nk'igisebo kinini cyane, usibye ko ubu bigenda bihinduka kubera ko tugenda tujijuka, tugenda tumenya ukuri ko ntabwo ariho ubuzima bugarukira. Umwana arabyara agakomeza akaba umwana, akiga agasoza akazagira n'ubuzima bwiza cyane, ejo hazaza heza cyane. Ariko kera na hamwe hamwe n'ubu ngubu niko bikiri. Byatangiye ari ugusambana, haza umwana, uwaguteye inda arakwihakanye, umutima wawe urakomeretse, birangije urabyaye, ubyariye mu rugo, isi kwambitse izina ry'ikimwaro, umugayo. Iyo uri muri iyo situwasiyo nta muntu wakwishimira kubona wicaye n'umwana w'umugira inama. Ni iyihe nama umugira se? Abantu bagatangira kubwira abana babo ngo bakwigire kure. Bashaka kuba nk'awa mukobwa wa kanaka wabyariye mu rugo, wa wundi wifasha akajya kubana n'umugabo bataramukoye. Iyo ni reproach. Isi yagushyizeho umugayo, ubura wambaye byanga bikunze umugayo waje. Imana ishimwe ko imbere y'Imana dusigara turi abana, dusigara dufite agaciro. Iyo wihannye Imana ikubabarira igasigara igukunda uko yagukundaga mbere utarakora icyaha. Ariko mu maso y'isi dusigarana umugayo. Uko niko ayo magambo yose rimwe rihana irindi. Mwuka w'Imana aratwibutsa ko tugomba gutekereza cyane mbere y'uko dukora, kuko iyo utekereje ku kintu utaragikora uratekereza cyane ukareba ingaruka zacyo byari iki imbere aho ngaho. Iki ngiki kibaye harya imbere cyabyara iki? Satani rero we akwereka akantu gatoya gatya kamwe, ni nako agukuruza. Wamara kuza akagufata wese ukarunduka ukagenda, ubundi akagushyira gutya ku isi hanze, isi igagira gute? Igasigara itangara. Icyaha, ingaruka, icyubahiro kiragiye, umugayo urinjiye. Inshuti z'umusaraba, hano ku isi turi abambasaderi b'ubwami bw'Imana. Nk'uko ku isi tugira embassies mu bihugu byose bitandukanye, buri gihugu ugiye musanga ambasade y'igihugu cyawe. Kandi ni ukuri iyo uyigiyemo urishima, ubona uri mu rugo kuko nta hantu hari representa aho uva. Natwe rero turi ba ambasada b'igihugu cy'ijuru. Niba uvuga ko ukunda Imana, reka isi kubone mu rukundo rw'Imana. Niba uvuga ko ukurikira Kristo, reka isi kubone nk'umuntu ukurikira Kristo. Si isi gusa, indani muri wowe bibanze bihinduke. Niba ubwiriza ubutumwa bwiza, reka ubutumwa bwiza bukugaragareho inyuma. Nukubona abona ubutumwa bwiza utarabumbura akanwa. Apana gukora ibintu bitandukanye. Mwuka w'Imana rero arakoze kutwibutsa ko buri cyaha cyose gifite ingaruka. Niyo ugikoze wiherereye, ingaruka ziza mu ruhame, nicyo kibazo. Ugikora wenyine, ingaruka zikaza mu ruhame. Ni ukuri. Satani ni umugome. Adushyira hanze ku mugaragaro. Ugikora wiherereye, ukagipuraninga mu mutima wawe, ingaruka zikaza ku mugaragaro kuri muri karubanda. Ingaruka iyo zimaze kuza rero, icyubahiro definitely kirasimbuka neza, kikurira indege kikajya iyo cyagomba kujya. Satani akakijyana. Iyo ajyanye icyubahiro ntabwo gusigira aho ngaho, asiga kwambitse umugayo.
package ye nuko nguko icyaha atagetiga ko ntabwo ushobora kugukoresha icyaha abazi ibyo ari bukwambure arabanza gushyireho icyasha agushyiraho inkovu y'icyaha isi yose ibibone ntabara kugushyiraho iyo nkovu aramenya ko icyubahiro cyawe kijyanye aho ngaho niho ababariza Imana jya imbere y'Imana akavuga ati dore wa mwana wawe ukunda ngaho turebe ku manywa y'ihangu yakwihakanye yagiye arasambana none aratwite kandi yari arimo atekereza no kuyikuramo ni uko nguko Satani ahagarara imbere y'Imana aturega yamara kukwambura icyubahiro akagusigira umugayo ubundi ayo marira urira muri icyo gihe Satani we package yiwe aba yayikoze neza cyane kandi yayishoje Imana yo mu ijuru rero iduha imbaraga zo kunesha icyaha iduha imbaraga zo kwirinda icyaha iduha ubwenge bwo guhagarara tugakomeza gufata kuri Mwuka Wera kuko niwe wenyine udushoboza twebwe abana b'abantu ntitwashobora Uwiteka Imana rero abahumugisha mwihanganira uko mvuga ibicurane ni byinshi Imana ibampera umugisha naho ubutaha Shalom kandi ni ukuri mu butumwa nibujya bubafasha ni ukuri mujye mubusangiza n'abandi ntiwamenye ubushaka ninde Shalom